ntimushobora kubara amaturo yinjiye nibura ngo munabare ngo mbese twatenze abangana iki, haguye abangana iki, bahanuzi, bavuga butumwa, ba bishop, ba apotre, bashumba, ba pasiteri, byamamare, namwe mwese muhora kuri iyi mihanda, ba mama Charlene, ba mama runaka na ba mama runaka na ba mama runaka, ba bandi bose bagiriwe umugisha wo kugira ngo bavuga abantu bakumva. Mwebwe iri raporo muri kuyitanga gute? Bavuga butumwa bagenzi banjye nanjye ndimo, guhera mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12, aho twatangiye kwirata ngo turangije umwaka urangizanyije n'iki? Mumenye ibyaha by'abantu ariko ntimumenye icyateye ibyaha, kandi ibyaha by'abantu akeshi bituruka mu byago bagize. Ibyaha by'abantu bituruka mu byago byabo, hanyuma nutamenya ibyago by'umuntu ntuzamenya n'ibyaha yakoze. Kuko mumenye ibyago bya benshi, hari ibyaha mwakumira mu matorero yanyu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muraho, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabahobeye cyane abakunzi ba mama Charlene official, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Mwarambuze, twaraburanye, mwarampamagaye, mwaranyandikiye, mama Charlene wagiye hehe? Ndamahoro nubwo ntari impari, ariko narindi kumwe namwe mu mutima, nabatekerezaga kandi nabasabiraga. Ariko rero ikindi murabizi neza ko nasize ibyigisho byinshi cyane. Ntago nizera ko hari umuntu warebye ama episode 29 y'umusirikare ngo ube warayarangije. Sinzi nimba wararebye ubuhamya bwanjye ama episode ageze muri 30. Simbizi nimba warayarebye ukayarangiza. Ni icyigisho cy'urubyiruko, tegura ejo rubyiruko. Ni icyigisho cy'abubatse, menya nibi mububatse. Ibyigisho byinshi nibyo nagiye mpuguramwe abakozi b'Imana, n'inama nagiye ntanga n'ibitekerezo. Uko biri kose nubwo nagiye sinabasize mwenyine, ninabasigiye impamba. Ndabakunda cyane, nishimiye kongera kubana namwe. Ndaho ndakomeye mu mwuka no mu mubiri, umuryango wanjye, abana banjye tumeze neza cyane. Turashima Imana yadukoreye byinshi, natwe turishima. Ubwo rero iki ni ikiganiro ngira ngo cya kabiri nkoze kuri mama Charlene official. Hari ikindi nakoze mbabwira yuko mvuye ku ikosi. Ikiganiro cya mbere nabahaye mbabwira ko mvuye ku ikosi. Ubwo ngubwo rero twaganiyemo ibintu bitandukanye, ariko icy'ingenzi ni uko ndi umukirisitu kandi ko nkiri mu mwuka no mu mavuta y'Imana no mu mbaraga z'Imana n'imbaraga z'ubushobozi bwayo. Rero turabakunda cyane, turasuhuza. Ndabanza gusuhuza ba bantu nkunda cyane. Ndabanza gusuhuza abasirikare. Ndabashuhuje abasirikare aho muri hose. Hari abasirikare bari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hatandukanye, by'umwihariko babandi baba bari muri Nyungwe, ariko hari ahandi hantu bigeze bambwira mu Bigogwe. Hari umuntu wambwata ariko mama Charlene wowe uzagiye gusuhuza abasirikare bo muri Nyungwe gusa, ati mu Bigogwe urahazi? N'abasirikare muri mu Bigogwe hari n'abari ku ikosi ahantu hatandukanye, hari n'abagiye gucunga umutekano mu bihugu byo muri Afrika ahantu hatandukanye. Ndabashuhuje, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije amahoro y'Imana. Nimushyigikirwe n'Imana. Imana nibabera amaboko, Imana nibabere imbaraga mu kazi k'icyubahiro kandi gakomeye mukora. Imana ibahe support. Afande Jesus akomeze kubaha support aho muri hose. Mujye muhora mutsinde kandi mujye mugubwa neza n'imiryango yanyu. Abandi shaka gusuhuza n'abapolisi. Ndasuhuza abapolisi. Murabizi abasirikare n'abapolisi
n'abarimu n'abaganga, n'abantu bahora ku mutima wanjye kuko mpagacira ibintu mukora. Muri abantu bakora akazi gakomeye karuta k'abandi bantu kandi mugahembwa amafaranga make. Bishatse kuvuga ngo mu kazi mukora ntago mukorera umushahara, ahubwo muranitanga. Imana rero ibahe umugisha abapolisi, aho muri mu muhanda, aho muri ahantu hatandukanye, nubwo abantu babatuka bakabavuma kubw'inyungu zabo bwite, ariko tugiye kureba mu nyungu za rusange. Tugiye kureba mu nyungu za rusange, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'agaciro, muri abantu bakomeye, muri abantu bavunika, muri abantu bitanga. Umuhanda nkukoresha buri munsi, ariko ibikorwa byanyu njya mbibona, nubwo imishahara yanyu ntayizi. Nzi ko nta muntu wabahemba ngo azageze ku mvune zanyu. Uwo mutima wo kwitanga, kwitangira abanyarwanda, kwitangira igihugu, Imana namwe ijye bahembana n'imiryango yanyu. Abandi shaka gusuhuza ni abaganga. Abaganga muri abantu bakomeye. Umuntu aza kwa muganga yagiye muri koma agasubira iwabo ari muzima. Umuntu ajya kwa muganga yashwanyaguritse mukamurundarunda akongera gusubira mu buzima. Umuntu aza kwa muganga mwamucometseho ya migozi yanyu, mwamwestayeho ibintu wagira ngo ni bya byuma byo mu rusengero by'amabafure n'ibiki, ariko mu minsi mike akongera akidunda agasubira mu muhanda. Ziriya ni imbaraga zanyu mutanga. Namwe mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana, imbaraga z'Imana zibane namwe. Nongeye gusuhuza abarimu. Buri abarimu, abarezi baturerera, mwubahwe. Njya mpera wenda nko ku barimu bigisha abana banjye, ukuntu umwarimu atuma uba umuntu usobanutse, ukaba umuntu w'umugabo, ukamenya Icyongereza, ukamenya Igifaransa, ukazicara ahantu h'icyubahiro. Abarimu turabubaha cyane kandi mukora akazi gakomeye. Urwego rwose abantu bageramo ni imbaraga zanyu mwatanze. Hanyuma mwese ndabashuhuje, by'umwihariko ndasuhuza inshuti za Mama Charlene. Hari abantu bankunda, mwarabinyeretse muranabimbwira, kandi pe narabibonye ko harimo abantu mu nkunda mudafite uburyaryo. Urukundo mu nkunda nirwo runtera kuraje yo kugaruka hano kuri kamera, ndetse nkagira imbaraga zo kongera kubabwiriza. Hari abakunzi banjye, hakaba n'abafana banjye. Ndabashuhuje cyane abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye. Ndabasuhuza abari mu bihugu by'abaturanyi by'ababanyi. Ndabashuhuje abari muri Amerika ya ruguru n'epfo, abari muri Europe, bo muri Australia. Ndabashuhuje cyane cyane kandi ndabahobeye. Noneho ubu turi kumwe umunsi ku munsi kuri Mama Charlene TV. Naje rero turi kumwe, hanyuma tugiye kongera dukurikirane ikiganiro cy'umusirikare. Kirakomeje. Ikiganiro cyategura ejo rubyiruko, ikiganiro cyamenya nibi mu bubatse, ikiganiro cya kera n'ubu hitorero, hakorwa iki mu itorero, inama ku bakuru n'abatoya. Twongeye kugaruka kugira ngo twongere kubagira inama. Hanyuma muri aka kanya ndashaka ko tuganira. Nizere ko nta bantu nibagiwe gusuhuza. Hari umuntu ushaka gusuhuza, ndashaka no gusuhuza umuntu w'inshuti yanjye cyane, ariyizi. Imana imuhe umugisha, ndamushuhuje cyane muri iki kiganiro. Ariyizi kuko ndamukunda cyane, ni umuntu mwiza cyane. Hanyuma uyu munsi murabizi ko turi kwitegura gusoza umwaka, kandi turi kwitegura no gutangira undi mwaka. Maze iminsi ndi gutekereza. Hari igihe uhamagara ahantu umuntu akakubwira ati muri aya mezi, muri iyi minsi nta mwanya mfite kuko ndi gukora raporo nzatanga mu kazi. Wahamagara nk'umuyobozi ukumva arakubwiye ati muri iyi minsi ndahuze cyane, ndimo gutegura gutanga raporo yo mu kazi. Ubwo raporo abavuga ni raporo y'umwaka wose. Yaba ari umuyobozi mutoya, yaba ari umuyobozi mukuru, buri wese w'umuyobozi cyangwa buri wese muri kampani no mu kigo akora, ubu barimo guhinda imishyitsi, barimo kwegeranya impapuro, bari gushakashaka, bari gucukumbura. Ubu telefone kumwe mwageraga ku kazi, mureke mbabwire, kumwe mwageraga ku kazi
mugatangira bamwe kwirebesha muri telefone ngo urajya kureba filime ya ntoza ngo uje kureba ngo kuri YouTube, bamwe mwazishyize ku ruhande muri raporo, muri raporo, kandi buri wese afite raporo ye agomba gutanga kwa bosi we. Noneho by'umwihariko nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri iyi leta, abakozi ba leta bo, noneho tugere ngo abo mu isibo, abo mu mudugudu, abo mu kagari, abo mu murenge, mu urwego rwose umuyobozi arimo kuva hasi kugera hejuru, buri wese afite ahantu agomba gutanga raporo. Nabigenzuye rero mpita ndeba bene wacu, b'abapasiteri, ndeba bene wacu b'abahanuzi, ndeba bene wacu b'abavuga butumwa, ndeba bene wacu b'apotre, ndeba b'aposo, ndeba bene wacu bafite amatorero, bene wacu bavuga ari kijyana, bene wacu bafite ibyo bahagarariye muri ibi bintu by'Imana. Ntabwo ubwoba babufite, nta bwoba bafite. Icyakora n'abitwa ko babufite bafite gakeya ko kugira ngo barebe amaturo yinjiye muri uyu mwaka wose. Kuva mu kwa mbere hinjiye amaturo angana iki? Kandi urebe akantu kababaje mwaba pasiteri mwe namwe bafite isengero, ntimushobora kubara amaturo yinjiye nibura ngo munabare ngo mbese twatenze abangana iki, haguye abangana iki, muri korari haje kuririmba abantu bangana iki, haje abantu binjiye mu mihamagaro itandukanye mu rusengero ni bangahe, ese twatakaje abantu bangahe bagwa bava mu mihamagaro, abakirisitu twari dufite naba haguye abakirisitu bangahe, ese abaguye ni ibiki byagiye bibagusha, ibiterane by'ububyutse byateguwe ni ibihe, haje uwuhe musaruro, habatijwe bangahe igihe yakorari yakoreshaga igiterane, muri konseri yanjye yabaye hihannye bangahe, cyane ko dusigaye dufite n'amakonseri atihanisha abantu. Ibyo wenda nzabivuga mu kindi gihe. Hanyuma mureke mbabwire ko abakozi bo muri leta n'abandi bo mu bigo byigenga bari guhinda imishyitsi kugira ngo bazatange raporo kwa ba bosi babo by'uko bakoze. Abakozi bo muri leta bakaba barimo guhinda umushyitsi, barimo kwibaza ukuntu bagomba gutanga raporo z'ibyo bagezeho. Bahanuzi, bavuga butumwa, ba bishop, ba apotre, bashumba, ba pasiteri, byamamare, namwe mwese muhora kuri iyi mihanda, ba mama Charlene, ba mama runaka na ba mama runaka na ba mama runaka, ba bandi bose bagiriwe umugisha wo kugira ngo bavuge abantu bakumva. Mwebwe iri raporo muri kuyitanga gute? Ese mwebwe muzi ko nta genzurwa tujya dukorerwa? Muzi ko ibi bintu by'Imana ari ugupfa kubikora? Muzi ko ari ugupfa kubivuga? Ubu muri polisi y'u Rwanda hari raporo zigomba gutangwa, mu gisirikare cy'u Rwanda hari raporo zigomba gutangwa, mu burezi uyu mwaka wose hari raporo zigomba gutangwa, mu buvuzi hari raporo zigomba gutangwa, mu itangazamakuru, mu iterambere, ahantu hose buri minisiteri yose muri iki gihugu hari raporo abantu bagomba gutanga. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ari ugupfa gukora, si ugupfa kwitwa umuyobozi, si ugupfa kwitwa uhagarariye ibi, si ugupfa guhembwa buri kwezi gusa, si ugupfa gukora, ahubwo habaho no kugenzurwa no gukosorwa. Iyo bamaze kugenzurwa hakurikira iki? Mu kugenzurwa niho haturuka promosiyo, mu kugenzurwa niho haturuka kuzamurwa kw'abakozi, mu kugenzurwa niho haturuka kugabanyirizwa imishahara no kwirukanwa, mu igenzurwa niho haturuka ababasimbura abandi bakirukanwa abandi bakazamurwa mu ntera, mu genzurwa niho abantu bagenda bahindurirwa amazina, mu genzurwa niho umuntu ashobora kuba yayoboraga
yayoboraga akagari akaba agiye kuyobora umurenge, yayoboraga umurenge hakaba agiye kuyobora intara, yayoboraga intara hakaba ageze mu rwego rw'igihugu, yabaga mu rwego rw'igihugu hakaba ageze mu rwego rw'ibihugu. Mwigenzura rikora ibintu bibiri, hari ukwirukana no kuzamurwa. Kandi iyo wazamuwe ntabwo umushahara uguma hasi, n'umushahara urazamuka. Kandi iyo hazamuwe umushahara ntabwo ari umushahara gusa, ahubwo n'izina rirahinduka. Hanyuma nimumbabarire bene wacu abitiriwe Uwiteka, mukitirirwa izina ry'Imana mu nsengero zanyu, mu bikorwa byanyu, abakozi b'Imana, wowe nanjye. Uyu mwaka kuva watangira kugeza urangiye, ubu uraje ugura umwenda mushyashya, insengero mugiye kuzidekora. Abaririmbyi ubu mwaguze iniforume, ubu mwabiciye byacitse, bamwe mwegetse mu mafirigo yanyu inkoko. Ibyo byose mvuze nta cyaha kirimo, kuko nanjye mfite ibyo nakoze. Yego, ibyo byose nanjye mbabwiye narabikoze, hari n'ibyo ngambirira gukora. Ariko se muri uyu murimo w'Imana bimeze biti? Mu mpano yawe y'ubuhanuzi nukorerwa igenzura, Imana irakubona iti? Irabona abo watuburiye, abo wabwiye ngo iragutumye itagutumye, abo watse amafaranga ngo bahanurire, abo wabwiye ngo wabonye kandi utabonye. Uyu mwaka mu buhanuzi bwawe Imana kwiri bugukorere raporo mbizi nubwo itabikubwira, kuzashiduka yakuzamuye cyangwa yakumanuye, aho izagushyira ko ariho hazakwereka uko yabifataga. Wowe n'umutima wawe muganira ukimara kureba iki kiganiro, uvuga uti mu mezi 12 maze mpanura, Imana kwiri bungenzure mbizi nubwo itari bubyamamaze. Mu bugenzuzi iri bunkorere hari bucuriki. Nicyo nashakaga kukubwira. Bavuga butumwa bagenzi banjye nanjye ndimo, guhera mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12, aho twatangiye kwirata ngo turangije umwaka urangizanyije n'iki? Ivuga butumwa warikoreye ute? Warikoze ute? Wakoreye Imana ute? Ariko mbabaze, mwibwira ngo iyi Imana ninjiji itajya igenzura abo yise abakozi? Niko mubizi? Imana iratugenzura, nubwo ikugenzura ntikwandikire, nubwo ikugenzura ntikubwire, ariko Imana igenzura abantu yagabiye umurimo, ikagenzura abo yahaye impano, ikagenzura abo yahaye imyanya, ikagenzura abo yahaye insengero n'abazifunguye mu izina ry'Uwiteka. Mwese mukorerwa igenzurwa nuko mutabizi. Kandi ibihembo Imana ijya ibizana, kandi n'ibihano Imana ijya ibizana. Hari igihe izana ibihembo mukabyitirira abantu ntacyo bitwaye, ariko hari n'igihe izana ibihano mukabyitirira shitani. Kuko shitani yakatiwe burundu, adateze kurekrama no kujya kurega, ntaho yaregera, akabihorera tu. Ibyago byaza ngo ni shitani, ibibazo byaza ngo ni shitani, byose tukabiterura tukabyereka kuri Satani. Ariko narinje kukubwira ngo Imana yacu igikora amagenzura. Mwivuga butumwa ukora wakoze muri uyu mwaka, genda uri kontrol urebe. Ese wakoze ibyo wagombaga gukora? Wavuze ibyo wagombaga kubivuga? Wavuze ibyo wagombaga kuvuga? Wabivuze ku isaha wagombaga kubivugiraho? Wabivugiye aho wagombaga kubivugira? Ese aho bagutumiye waragiye cyangwa wurije ibiciro? Hari ibintu byateye biri kuntera agahinda, nzabivuga ubutaha. Dusigaye twita abantu ngo ni abakozi b'Imana kandi ari abakozi b'inda zabo. Umukozi w'Imana, umuhanzi runaka, umukozi w'Imana runaka ari abakozi b'inda zabo. Nuramuka ugiye kuvuga ngo ugiye gukorera Imana, ukabanza amafaranga imbere, utingiye kubwiriza ariko murampayo, ndi umuhanzi ariko muzampaya ngayo, icyo gihe ujye uvuga ko wikorera ku giti cyawe, ushyireho n'amategeko n'amabwiriza yawe, ariko ntukagereka ngo urimo gukorera Imana. Kuko abakozi b'Imana iyo wakoreye Imana iraguhemba, kandi Imana iguhemba inyuze mu bantu ikanaguhana inyuze mu bandi.
tugeze ku bantu bafite isengero, wafunguye urusengero mu izina ry'Uwiteka, bakwita umukozi w'Imana n'abayoboke bawe niko bakwita. Imana niza mu rusengero rwawe, Imana niza mu itorero ushumbye, ubereye umushumba, ubereye umubishopu, ubereye apotre runaka na muka runaka, Imana ikaza gukora amagenzura, ikaza kugenzura imirimo ibera iwawe ku rusengero, ikaza kukugenzura, ikinjira muri nyobozi yawe, ikinjira mu baririmbyi bawe, ikinjira mu badiyakoni, ikinjira mu banyamasengesho, ikinjira mu bakirisitu bawe, ikinjira ku baguhamagara, ikinjira ku bagukenera, ikinjira ku bagushakaho ijambo ry'Imana, ikinjira mu rusengero rwawe. Ubu nonaha nimubarana uzatanga raporo ishyitse. Mureke mbabwire, nimumenya kugenzura ibya 10 byinjira, mujye mubasha no kugenzura ababitanga. Nk'ubu leta yashyizeho urwego, habaho inzego zitandukanye muri leta. Hari urwego ngira ngo ni urwego rutamaze igihe kinini, nimba ari urwego nimba mbyitangwa iki, aho bita ngo mu isibo. Impamvu bamanutse bakagera mu isibo bikaba bitakira umudugudu n'akagari gusa, bagashyiramo n'isibo, ni ukugira ngo umuturage w'iki gihugu cy'u Rwanda wese abashe gukontororwa. Kuko iyo bashyizeho isibo bashyiraho n'uyiyoboye. Yego, ibi ngibi rero bifasha igihugu kugenzura abaturage bacyo. Hanyuma mbabarira umbwire, ni gute umuntu yitwa ngo ayoboye itorero, ashumbye itorero runaka, abakirisitu be bagapfa ntamenye ko bapfuye, abakirisitu bakaborera mu bitaro ntamenye ko barwaye, abantu bakarwara bakanarwaza ntimubimenye. Mwakegereje abakirisitu banyu ubuyobozi. Kuvuga ngo ufite itorero ry'abantu benshi ntubasha kubajera, urumva ibyo bintu ntago bishoboka. Nimba utabasha kujera abakirisitu bawe uzabagabanye, kuko ugomba kubayobora kugeza ubwo ubasha no kubamenya. Ugomba kubamenya, ntago ugomba kubamenyera amaturo yabo gusa ngo ureke no kubamenya nabo ubwabo. Ugomba kumenya abakirisitu bawe, kuko ndashaka kubabwira ngo mu minsi mike uzajya wumva utunze indaya, kandi uburaya bwaraturutse kutabamenya. Kubera iki? Mu matorero mufite amadefu, mumenye ibyaha by'abantu ariko ntimumenye icyateye ibyaha. Kandi ibyaha by'abantu akenshi bituruka mu byago bagize. Ibyaha by'abantu bituruka mu byago byabo. Hanyuma nutamenya ibyago by'umuntu ntuzamenya n'ibyaha yakoze. Kuko mumenye ibyago bya benshi, hari ibyaha mwakumira mu matorero yanyu, aya masaha ntibibe. Ariko numenya umugore wawe, ukamenya abana bawe, ukamenya ababyara bawe, ukamenya abakire bawe bo mu itorero, ntumenye abantu, uyu mwaka uzahabwa 0 numara gukorerwa igenzura. Ndumva ariyo nama nashakaga kubaha. Nimubona abantu bose batangiye guhinda imishyitsi, bose batangiye guhinda imishyitsi, imyanya yabuze, kuko bari mu maraporo kwa muganga, bari mu maraporo mu mirenge, bari mu maraporo mu bigo bitandukanye bya leta, bari mu maraporo. Ariko ni gute twebwe dukora uko tubyumva, tukabwiriza aho dushaka, badutumira tukabanza kureba badutumiye, tukareba n'amabahasha bazaduha, tukareba urwego rwabo, tugakubita imibare mu mirimo y'Imana, tukabibara, natwe Imana izatubarira. Dukwiye gukora duhinda umushyitsi. Iyo titiri ufite niyo ya mbere izagukoraho. Ntabwo Imana izakubaza ibyaho utari, izakubaza ibyaho uri. Narindi kubwira abakozi b'Imana ngo nimukore ibyo, nimugenzura ibyo mwakoze. Kuko nutagaburira abantu ijambo ry'Imana, basujye bagaburira ibirayi. Imana ni inazi ivuga iti mu rusengero rwe wenda nta jambo rihagije ryahabonetse, ariko se nibura wanagaburiye abashonje barurimo. Mugomba kumenya ko hari igenzurwa turi gukorera. Mugomba kumenya ko Imana itugenzura.
Imana igenzura ivuga butumwa ryanjye, Imana igenzura iryawe hano kuri kamera. Imana irazi katugenzura. Uzarebe ko hari umukozi wa leta uza mu izina rya leta uza kuvuga amafuti hano kuri kamera. Umunsi uzabona umupolisi aje guhangana n'umusirikare hano kuri kamera. Umunsi uzabona gitifu aje guhangana na mudugudu hano kuri kamera. Umunsi uzabona baje kuvuguruzanya. Umunsi uzabona uhagarariye ingabo n'uhagarariye polisi baje guhanganira hano kuri kamera. Hari ibyo mwigeze mubona? Umunsi uzabona abantu baje gutukisha igihugu no kukivuga nabi. Ariko namwe mubigenzure, abakozi b'Imana n'ingirwa abakozi muza hano kuri kamera. Mugenzura amagambo muhavugira, mugenzura ibyo mukorerwa, mumenye yuko ibi byose Imana igenda ibigenzura. Ndimo gusoza rero, ubu mwaka nturangiye, ubu ugiye kugezaho Imana budget ufite. So ugiye kuyigezaho budget yawe. Mfite ikibanza nyubakira, mfite inzu ituzuriye yuzuze, mfite fiance nkorera ubukwe, nkeneye amajyambere, nkeneye n'inkwano, nzamura mu ntera, ndambiwe igisuzuguriro cyo mu kazi. Ubu muraje muyandikire we, muraje muyihe raporo we y'ibintu igomba kubakorera muri uriya mwaka. Ariko ndakurahiye, nkurahiye Uwiteka, abantu bagomba kuzamurwa iba yabanditse, abigomba kumanura iba yabanditse, abazakorwa n'isoni mukamwara mukabwahagirana iba yabanditse. Nimba uzi ko uyu mwaka urangiye ntacyo wakoreye Imana, urayigezaho budget yawe gute? Imana mwayifashe nk'itagira ubwenge, muyifata nk'itagenzura ibintu ngo ibyiteho, mwumva ko ibintu byose muzajya mubizanira Imana ikabikemura. Yikorere, kuko nta muntu uzayikorera uzikorera amaboko. Hanyuma Imana nibaho umugisha, nababwiraga ngo abakozi b'Imana twisuzume, kuko igenzurwa ryo umwaka ukushize Imana irarikora, kandi ibyiza gukorera muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo bihwanye nuko byagenze. Muri leta umuntu yisanga ahantu ati runaka bamukuye kuri iyi ntebe, ariko nyamara bayimukuraho ya ntebe bamukuyeho ntijye buru yicaraho, ntuza yazamuwe muki, yazamuwe mu ntera. Nuko biba bimeze. Iyo umuntu yazamuwe mu ntera, nababwiye ko azamuka mu ntera agahindurirwa izina n'umushahara uriyongera. Namwe nimukorera Imana mu nsengero zanyu, mukabera Imana abambasaderi aha twicaye, ndakubwiye ngo sina ngombwa kuyiha urutonde, kuko ibyo yibwira kutugirira ni byiza, nta kibi kirimo. Imana nibaho umugisha, ndabakunda kandi mbashimiye ko mwakurikiranye iki kiganiro. Abakunzi ba Mama Charlene, Imana ibaho umugisha. Tugiye gusenga. Ukeneye support, Imana iguha imbaraga, kandi raporo uri butangirwe muri uyu mwaka n'Imana. Uharanire kugira ngo uzinjire muri uriya mwaka ufite byinshi ugomba guhindura. Mwami ndagushimye cyane, ngushimiye umwanya ndetse n'umunsi w'umugisha uduhaye, ngushimiye inama n'ibitekerezo uduhaye kugeza ku bawe, ngushimiye ko wanshyigikiye muri uyu mwanya, kandi intego yawe ni yuko abantu bawe bakira bakanakizwa. Intego yawe ni yuko abantu bawe baguka bakunguka. Intego yawe ni yuko abantu bakugira mu imbaraga. Intego yawe ni yuko abantu bose bakumenya, kandi bakamenya ibyiza ukunda ndetse n'ibibi wanga. Ndasengera abadukurikiranye nonaha, ubuntu bwawe nibubagereho, imbabazi n'imbaraga bibagereho, nibakomanga bakingurire, nibaguhamagara ubitabe, kugirirwa n'Imana neza bibazenguruke. Urakoze, ndagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.